Igihe tugezemo ntabwo mu by'ukuri tukiri mu gihe cy'uko ubona amafaranga ari uko wacuruje imyenda, wacuruje resitora, wagiye gukora igifundi cyangwa ubuyede. Tugeze mu gihe aho ushobora kubona amafaranga nta mafaranga utanze, utanavunitse cyane bikabije. Niko bimeze, ikoranabuhanga rizana ibyiza rikazana n'ibibi yego, ariko ikoranabuhanga hari ibintu byinshi ryagiye rikemura, harimo n'uburyo bwo kubona amafaranga. Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye, ku buryo ngo umukristo udakora ngo gutunga umuryango we mu by'ukuri ngo aba ari hanyuma y'umupagani. Nababwiye ko muri cryptocurrency ushobora kubona amafaranga y'ubuntu, narabivuze, video uze kureba video iraha cyangwa se hano muri video nabivuzemo, ushobora kubona amafaranga y'ubuntu rwose, mbisubiremo birashoboka rwose, mbese no kubona amafaranga nta mafaranga utanze. So ngiye kubaha video, ngiye kubereka amafaranga agiye nakoreye kuri FMC Pay, amafaranga y'ubuntu. Ngiye kureka uburyo ngiye kuyabikuza step by step, intambwe ku yindi. Rwose ndabereka step by step uburyo ndi buyabikuze kugeza ageze kuri momo yanjye ya MTN. So ndagira ngo rwose bize kugufasha guhindura imyumvire, we gutekereza ko uburyo kubona amafaranga ari bumwe gusa ni ukoresha imbaraga cyane ukajya guhinga cyangwa se ukajya gucuruza. Nabyo ni byiza kandi biba bikenewe, ariko si bwo buryo bwonyine. Ntukwiye kubaho ubuzima bw'ubukene ukennye kandi hari uburyo bwo kubona amafaranga nk'ubu ngubu bugoroshye. So ukurikira iyi video akantu ku kandi, ikisigaye nuko ikindi nanone nuko ukeneye ubufasha, yego ndabizi ko ari bigoranye, ukeneye ubufasha kuri technique ni service twishyuza, wahamagara sekreteri wacu kuri iyi nimero ye kuri 07 82 78 08 99. Niwe mwanyuraho mukeneye ubufasha, akababwira amafaranga mugomba kukwishyura kugira ngo tubafashe muri iyo service. Ushoboye kubyikorera, bisubiremo, aya mafaranga ndi kukwerekana y'ubuntu, ushoboye kubyikorera byose nta mafaranga na 5 watanga. Amafaranga na 5 watanga rwose ugakorera amafaranga kandi bitakuvunye. Impamvu tubacaginga nuko muza muri benshi kandi kubafasha mungana uko muza mungana, nta yindi mahitamo tuba dufite, tugomba kubacaginga kugira ngo natwe tutarangiza turi gukorera ubuntu bikarangira tutabonye ibitunga imiryango yacu. So reka ngarukire aho ngaho, mbereke uburyo ki ushobora kubikuza amafaranga muri FMC Pay zawe rwose akagera kuri momo yawe. Ndabereka step by step. Ukeneye gutangira kubona FMC Pay, ukeneye gutangira ku mininga Pi, ni ingenzi cyane ubikore hakiri kare. Ujya muri description, nashizemo link ya FMC Pay, nashizemo link ya Pi Network, ndashiramo na link ya WhatsApp group kugira ngo uze ubashe kutujoininga, ubashe kuba wabaza ikibazo ushobora kubaza cyangwa se ujye ubonaho amakuru. So duva muri make nibyo, kambereke y'amafaranga nababwiye, amafaranga y'ubuntu ushobora kubona muri crypto. Reka mbereke uburyo ushobora kuyabona, reka mbereke uburyo ushobora kuyabikuza muri FMC Pay, uburyo ushobora kuyabikuza amafaranga yawe. Ubwo naho mu kanya ndaje. Muraho neza mwese, nkuko nabibabwiye ndifuza kubereka noneho nabasezeranye ko mbaha update, nubwo ngiye kuzibanda cyane ku ijambo ry'Imana, ariko nabasezeranye ko mbaha update ku bijyanye na Pi Network cyangwa se FMC Pay ku bantu binjiye, abo ninjije n'abashobora kwinjira nyuma. Nzakomeza mbahe update. Business ntabwo nzayireka, icyo nakoze ni ukugabanya cyane ibyo nasanze nkora muri business, nibyo ngiye kugabanya cyane. Muri crypto ushobora gukomezamo kuko crypto yo ntabwo intwara umwanya munini, yo nuko rya crypto yo ntabwo intwara umwanya munini. So ndashaka kwibanda cyane ku byo kwigisha ijambo ry'Imana, nkibanda mu mirimo w'Imana cyane. Noneho muri business nzakomeza mbe ngumye muri crypto ho nta kibazo kuko ntabwo intwara umwanya munini. Rero uyu munsi ndifuza kubereka buryo ki ubikuza muri FMC Pay. No bwa mbere ngiye kubikora, no bwa mbere ngiye kubikuza. Ndifuza ko tujyana mbereke step by step uburyo ki ubikuza kugira ngo namwe bibahamirize ko ibyo nababwiye ari ukuri. So reka dutangire ndinjira muri iyi ni app ya FMC Pay, niyo ngiye kwinjiramo.
reka twinjiremo. Okay, twagezemo. Iyi ni konte yanjye ndimo. Murabona ko mfiteho amadolari 33 n'ibice bitatu na kimwe. Ibi nkuko nabivuze, iyo wakoze KYC ukanda hano kugira ngo ubone ukore KYC. Hano ubona kano kantu hano hejuru, iyo wakoze KYC haba handitseho verified. Hano KYC bayarakunze rwose. Iyo KYC kunze amadolari 2 bahita bayaguha, amadolari 2. Niyo mpamvu nakoze iriya video ivuga ngo ushobora gukorera amadolari 40 ku munsi. Birashoboka rwose, ubibwiye abantu 20 bakakora KYC bose, ubonye amadolari 40. Aya ni amafaranga atavunanye, nta kibazo ateje rwose. Bigusaba juste kubibwira abandi, umuntu akabikora, nta kindi. So reka none dutangire process. Iyi ni konte yanjye, ngiye kubikuza amadolari 33. Tugende noneho tujyane mbereke uburyo ki ubikora. Ikindi cy'ingenzi nifuza kubabwiraho nuko hari abantu benshi mfite, maze kwinjiza abantu 236, ariko abenshi ntabwo murakora KYC. Urabona ko buri unverified rwose. Nimureba iyi video mukore KYC. Nagiye mbaha video yerekana buryo kikora KYC. Iyo umuntu wakoze KYC ubona ko ahita aba verified. Iyo wakoze KYC rwose, amadolari yawe 2 uhita uyahabwa nibwo uyabona, kuko iyo winjiye muri FMC Pay baguha amadolari 2 wakoze KYC. Okay, ukuntu rero tubikuza, step ya mbere uraza hano muri wallet yawe. Kandi kwereke, uraza hano muri wallet yawe, niho uza uhakande. Okay, umaze kwinjira muri wallet, ahandi uhita ujya kuri spot. Niho ngira ngo byaborohera. Spot aba ariho uhita ujya, naho uhakande spot, ukandemo. Ubwo uhita ubona FMC ufite uko zingana. Murabona ko giye mfite ibihumbi 16. Giye urabona ko mfite ibihumbi 16. Ngira ngo uri kubibona. FMC murabona umurongo wa mbere. FMC giye mfite ibihumbi 16 bingana amadolari 33 n'ibice 31. Nge rero nshaka kuzigurisha zose. Ibi mbikoze kugira ngo mbereke ko bya bintu bishoboka. Donc uburyo ushobora kubikuza, ndashaka kuzibikuza zose. Icyo ukora ni iki, ukanda kuri FMC Pay. Murabona ko ari ibihumbi 16. Ngiye kuzigurisha zose. Noneho ikintu ukora ni ukukanda hano handitse FMC. Yego FMC hano, mbereke hano ngiye gukanda hano. Aha niho ngiye gukanda kugira ngo nzigurishe. Nuko nahakanze. Hanyuma kubera ko nshaka kugurisha, ntabwo nshaka kugura, hano handitse buy no kugura. Ngiye kugurisha. Ngiye kugurisha. Ndaza nkahita nkanda hano kuri sell. Iyo nkanze kuri sell, okay, noneho uhituza hano. Iyo bamaze gukanda kuri sell, uhituza hano uhahindure. Kanze mbakwereke hano kuri limit niho ugiye guhindura. Urabigenza gute? Ubigenza uku nguku, kandamo hano. Yego, uhite ushiramo market. Uhitemo hano market. Noneho ndashaka ko nshaka kuzigurisha zose. Uze ukande naha. Kanze ufate aka ukazane rwose, gasoze rwose, kajye ku musozo. Kambikore.
ngira ngo urabibona ko ni zose nshizemo. Rero ikintu uhita ukora nta kindi wahita ukora, uhita ukanda kuri Sell FMC, iri guprocesinga create a successful transaction. urabona ko byakunze nabwo naselinze. So reka twasubira inyuma tukareba niba USDT twaguze zagezeho. zirahari rwose, twaziguze, zirahari nizo ngizo, ubona ko twaziguze. Noneho ikintu tugiye gukora, hari icyo bita network fee, hari amafaranga baguca iyo uri kugura cyangwa se ugurisha. Turi bukoreshe coin yitwa, turakoresha iyo bita PAYN. ni iyi ngiyi kubera ko nihendutse iyo ugiye gukoresha izindi coin, izindi zirahenze, turakoresha iyi ngiyi, niyo turi bukoreshe twishyura fees. Baraduca ngo na mapiyani 5 niyo baguca iyo ukoze izo transaction uri kugurisha. So niyo tugiye gukoresha. Ubwo rero tugiye kuyagura ama PAYN cyangwa se PAYN, gutyo ni PAYN ngite gutyo, ariko ni PAYN. Naho icyo ukora ni iki, ukandamo. Ubwo tugiye kuyigura kugira ngo bize gukunda, transaction ize gukunda, turakandamo hano. Dukore nk'uko twari twabikoze, actually iri muri market, ariko turajya muri buy hano, ko niyo tugiye kugura, ntabwo tugiye kuyigurisha, ahubwo tugiye kuyigura. Rero tuza hano muri buy, urabona hano ko ari muri sell, turajya muri buy, sibyo? Ubwo turahindura. Okay, murabona ko cyari muri market. Ubwo ndaje tugure. Hanyuma ikintu namenye nuko udashobora kugura PAYN cyangwa se PAYN nyine, ushobora kugura ari munsi y'amadolari 10. Ubwo reka tugure amadolari nka 15 turebe, tugure amadolari 20 turebe. Okay, ko n'ubundi turaza kuyagurisha ibyo bitwara. Tugure buy, kosa. Okay, byakunze, twayaguze, twamaze kugura, byakunze, twaguze ama PAYN. Okay, reka noneho turebe, nari maze kuzigura, byakunze. Reka ndebe nanjye niba izo naguze zagezemo. Okay, byakunze, ndabona byakunze, ziragaragara izo naguze, kugira ngo murazibona. Murazibona za PAYN zanjye, ni izi mwazibonye. Naguze 52 n'ibice zingana n'amadolari 26. Murabona ko naziguze byakunze. Ubwo turajya kuri step ikurikiraho. Rero nk'uko nabikubwiye, ubwo naguze ziriya, impamvu naguze nyinshi nuko bidakunda kugura PAYN, ngo ntibikunda ko umuntu agura, niyo makuru namenye, ngo ntibikunda ko umuntu agura PAYN ziri munsi y'amadolari. Nuko ntabwo wagurisha hano gusa ngo bikunde. Reka noneho
ngo tuzigurishe, tuzigurishe. So nkuko nari mbivuze, katuzigurishe rero nazo tugurishe dusigazemo 5 gusa. Nkuko nari mbivuze ntabwo bikunda, nasanze ko bidakunda ko wagura 5 zonyine, bisaba kugura ziri hejuru y'amadolari 10. Noneho kaza kuzigurisha ukasigarana 5 zawe. Ibyo tugiye gukora ngo kujya muri sale, ko nayiberetse, turajya muri sale. Tuzamure ingano izo dushaka kugurisha. Ubwo izo dufite murazibona hano, iziri available ni izi, kugira ngo murazibona 52, kuko nshakaho 5 gusa. Ubwo nagurisha nka 40, reka nze ngurishe 40. na 7. Cyangwa kugira ngo byorohe, nkurikije ukuntu mbibonye, kugira ngo byorohe ushobora gushiramo umubare wawe, ugashiramo 46. noneho nkazicuruza, nkazigurisha. Byakunze, reka dusubire kuri wallet yacu turebe uko ibintu bimeze. Noneho ikintu tugiye gukora rero, kubera ko byarangiye, icyo twagomba gukora byarangiye, ubu tugiye kubikura. Reka nyure muri withdraw, kubikura. Murabona ko mfite USDT 30 n'igice kimwe na pine 6. Dukomeze. Ikintu dukorera nta kindi, kandamo hano kuri USDT, kandemo, nakanzemo. Ubu rero bahita bagusaba adresse na network aho bari bunyuze amafaranga yawe. Turakoresha Tron cyangwa se TRC20, niyo turi bukoreshe. Hanyuma turaza gushiramo na amount. Ubwo rero ikintu turi bukore ni iki, turajya muri Binance. Reka giye gukora nkoresha, ndajya muri Binance. Twinjire muri Binance, tujye gushaka wallet bari bushireho ya madolari yanjye. Ubwo nje muri wallet. Noneho ikintu ukora, ujya umaze kwinjira muri Binance, niba ari ukoresha cyangwa se niba ukoresha izindi, icyo ukora bituza hano muri wallet. Hano wallet niho uri bukande, injiramo. Urabona n'amafaranga afiteho ni 0 n'ibice. Nta mafaranga afite, ubwo ndashaka uzo kubona kuri ibi bintu. Noneho iyo umaze kwinjira muri wallet, uhita ujya muri deposit. Sinzi niwo wabonye hariho, reka naho makwereke kuri deposit. Aho ndi kuvuga naha, kanda hano, aho ngaho winjiremo. Icyo rero kintu ukwiye kwitondera, twavuze ko ushaka address ya USDT. Subiremo, ni iyi ngiyi USDT niyo dushaka. Ubwo ndayikandaho. Hanyuma mwibuke ko navuze ko dukoresha Tron TRC20, niyo turi bukoresha. Noneho urabona baduhaye address. Noneho twavuze ko dukoresha
ukoresha Tron uraza ukayikandamo Tron, noneho ugakora copy ya address ukora copy hano, copy ngi ukora copy address yawe ngi, ukora copy hano akangaka bari gukoraho, no ukore copy, urabona ko nyikopiye, uhite noneho urayizana uyikopiye uyishiremo, turayishiramo hano ya address, dushizemo ya wallet yacu, turahitamo network turi bukoreshe, hanyuma amount turayashiramo yose, $30, hanyuma tukande kuri withdraw. Murabona ko sinari bwakore authentication ya app. Google Authenticator yo muri ntago narainstalle muri FMC Pay, ntago narayikoze, ntago narayiverifyinze, yari yancanze. Hari abantu bizajya bigora gukoresha iyi telefone uva muri application runaka ujya mu yindi, bikazajya bikugora, nibyo bintu byambayeho, ariko nyine nahise niyaranja Google Authenticator nyishira kuri computer. Noneho ubwo rero reka dukomereze aho twari tugeze. Ubwo ndaza ndongera mfate noneho mfate wallet, nongere mfate wallet nabiberetse. Ubwo tujye muri FMC Pay, tugurishe nk'uko twabikoze. Ndazamo shizemo ya wallet, ndahitamo network, ndashiramo amafaranga nshaka. Ubwo murabona ko Google Authentication ngomba kuyiverifyinga, verification ndakomeza, noneho nshiremo bimeze neza. Ubwo twakora withdraw, banyohereje code kuri email, reka ndebe code banyohereje. Urabona ko barimo security nyinshi cyane, barimo security ikomeye. Gasayo bayisendinge, bampe code. Code bayohereje, reka tuyishiremo. Hanyuma code
confirming. Okay, byakunze rwose, byabaye successful. Anasigaranye amadolari 2. Okay, reka njye kureba muri Binance ko bimeze. Amadolari 2 ajengira ngo nayo umuntu ugize ubonye KYC mu bantu ninjije. Reka gendebe muri Binance ko ibintu bimeze, ndebe niba ayanjye yagezeyo. Reka nze ndebe uko ibintu bimeze. Gutegereza gato iminota mike. Refreshing. Okay, your deposit of $30 is currently processing. Okay, bacyari kugira, cyategereje rwose. Actually ndahita nanayabikuza kugira ngo mubibone ko bya bintu ari ubuzima. Ndaje mitembi rangiza nabyo rwose. If you do not, you have successful deposit. Okay, that's it. Mayabonye ko agezeho noneho amadolari yanjye 30. Amadolari yanjye 30 arahari rwose. None ikintu ngiye gukora, reka mbikore noneho direct muri kubireba. Ngiye kuyagurisha. Reka nyagurishe noneho muri kubireba, banyohereza amafaranga muri kubireba. Reka nyohereze kuri funding. Reka nyohereze rwose ubibone. Ubu ndaje nyabikuza. Ndaje nyabikuze rwose uri kubireba. Urabona ko yageze kuri funding. Reka nyabikuze nyashyire kuri Momo ubireba kugira ngo ubone ko ibyo nakubwiye. Deja kuba yageze kuri Binance yanjye ni igihamya yuko naje muri selling. Ubwo katureba umuntu uyatugurira. Uyu wa mbere afite Momo. Yego kose reka ayatugurire. Reka mbasubiye inyuma nshake wa kabiri. Okay, reka tuyagurishe uyu muntu. Placing order. Twabikoze. Namaze kuyagurisha. Reka nze nandikire. Please process the payment because I just made an order. Okay, reka dutegereze. Nizere ko atari butinde. Kumusubiza. Hello?
Yes, hari order muraho neza ariko hari order maze gukora nkoresheje indi nimero, ndabona watinze kugira. Okay, uyu muntu mwumvise ko maze kumuhamagara, ndabona yatinze ariko bikaze abikemure. Donc umuntu agurishijeho ziriya USDT. Okay, ngira ngo murayibonye, tereka mbereke kuri Momo. Murayibonye ko ayohereje 42,000 Ezekias. Okay, ngira ngo muri kubibona ko yayohereje aya navuze, donc nabibonye. So ibintu ni kuriya bimeze. Icyo mpita nkora ni iki, nuko mpita na provinga ko yanyohereje payment 42,000 urayibona nariya. Go payment received. I have not received. I have verified that payment. Okay, kandi hano yuko nayabonye confirm release. Nanjye nemeje ko amafaranga yayampaye. Enter verification code. Verification code. Ikaze nibahe rwose kubishaka. Byarangiye byakemutse. Ayibonye amafaranga yaje kuri Momo yanjye. So reka ngarukira ahangaha, ngira ngo mwabonye ko FMC Pay yishyura, irahemba rwose. Wowe upfa kuba rwose ushaka gukora, reka umuntu musigire comment nziza. Good service. Upfa kuba ushaka gukora nkuko nabivuze, ni baguha $2 ku muntu umwe winjije. Hanyuma ku bashaka gukora FMC Pay amaze gusanga link. Abashaka gukora FMC Pay, abatarakora Pay, amaze gusanga link muri description. Ndayishyiramo ya FMC Pay rwose. $2 ntakagucike. Kora ku buryo uyazamura, ujye ubona nawe amafaranga yo kubikuza. Ndashyiramo muri description, ndashyiramo link ya FMC Pay, ndashyiramo niya Pi Network, utangire hakiri kare. Noneho ndashyiramo ni ya WhatsApp group, ku buryo mwaza mukaba muri kumwe n'abandi kugira ngo ugize ikibazo ubone uburyo wabaza. So murakoze cyane, ubwo naha video y'ubutaha.